Wari uzi ko abagabo nabo burya bacura? Ibintu abantu benshi mutari musobanukiwe, ariko uyu munsi ndaje ngo usobanure ukuntu gucura atari ibintu by'abagore gusa, ibyo twita menopause, ahubwo n'abagabo nabo baracura, nuko rimwe na rimwe uburyo bacuramo bitandukanye no ku bagore. Abagabo bageze ku myaka 50, umubiri wabo utangira gucika intege, batangira kubura ubushake bw'imibonano mpuzabitsina, batangira guhangayika, batangira kwibagirwa rimwe na rimwe. Ibyo byose rero mu kanya saa sita mu kiganiro naguteguriye kirambuye kibivugaho, uze kubana natwe wunguke byinshi cyane ku bintu bijyanye no gucura ku bagabo, ibyo twita andropause. Ku gitsina gore tuvuga menopause, ku bagabo tukabyita andropause. Uze kubana natwe rero wumve uburyo abagabo nabo bacura, nubwo kenshi abagabo nyine batubwira ngo bo ntago bacuranga igihe cyose ngo barabyara, ariko uraza kunguka byinshi cyane muri iki kiganiro. Niba utarakora subscribe rero, aka niko kanya ngo uyikore, ukore no kunzogera kugira ngo ujye ubona notification, hanyuma ikiganiro kikugereho vuba ubashe kumva inama zacu kuri Rengera Ubuzima. Ni muganga Theophila nk'ibisanzwe muba muri kumwe mu biganiro bivuga ku buzima, ku nama ku buzima, ku nama ku mibereho. Niba hari ikindi wumva udasobanukiwe neza, ikibazo waba ufite, utubaze hano turagusubiza, urahakura ibisobanuro byiza kandi byizewe ku buzima.